niyo mpamvu tutagira toromo. Abantu bibaruje kuri uyu mwami ntibahangana. Nuba n'umuntu yahanganye ukabona umuntu arahangana nk'utagira umuhanganira, ujye umenya ngo ntaho abaruje. Nyamara nimushaka musenge, kandi hari ayo kwiyiriza ubusa, hari n'ayo kurya ntacyo. Amasengesho y'uburyo bwose, ntukagire ubwo wishinga. Buri wese yahamagawe ukwe. Wavutse ukwawe uzajya mu ijuru wenyine, nunapfa uzagenda wenyine. Mujye mutinya ahantu tuzajya, nta muntu tujyanye nawe. Esteri ibice byaho 6, hanyuma turareba ku murongo wa mbere. Ndifuza kubabwira ngo Imana ibagira ubwoko bwayo. Amen. Haleluya. Mbese muri ya moko aba ku isi, ya mazina batayoberwa bakina buri gihugu kigira amoko. Ariko ndifuza kukubwira ngo wowe ubu bwoko bw'iki. Nicyo kintu nshaka kukwifuriza muri iki gitondo, kandi niyo mahirwe ya nyuma usigaranye mu buzima, kubera yuko amoko twiswe naho dukomoka naho tuba ntacyo byigeze bitumarira. Ntibyatubujije gupfa, ntibyatubujije gupfusha, ntibitubuza kurwara, mbese ntibitubuza kubaho nabi. Ariko ndifuza kukubwira ngo hari ubundi bwoko kandi sidasobanukiwe, ariko bwoko bw'iki? Bw'Imana. Haleluya. Amina. Esteri ibice 6 umurongo wa mbere. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe? Bamwitura ibyo. Hanyuma turebe n'aha ngaha muri Esteri n'ubundi bice byaho 4, ku murongo waho wa 10. Ngo maze Esteri atuma Hataki ubutumwa kuri Morodekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bose bo mu gihugu, bo mu bihugu by'umwami, bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo, aricwa keretse uw'umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko ngewe maze iminsi 30 umwami atampamagara ngo musange. Nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esteri. Morodekayi nawe arabasubiza asubiza Esteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'inzu ya so bazarimburwa. Ahari aho icyatimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Nuko Esteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, musabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutyo, uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuke. Urebye somya amagambo avangavanze kubera intego navuze, ariko nuko iri jambo ndi bubigishe, ndi buvugemo amagambo atandukanye. Haleluya. Izi nkuru nizo harimo umwami, harimo Hamani, harimo Esteri, harimo na Morodekayi. Ariko aha hantu ikintu ushaka kugaragazamo,
ndashaka kugaragaza ikintu bita kuba ubwoko bw'iki bw'Imana. Haleluya. Kandi ukaba ubwoko bw'Imana bwuzuye, apana ibyo bakwitirira, apana ibyo bakubonaho ngo ufite Bibiliya cyangwa ngo ujya guterana ngo ukunda kuba mu rusengero, ahubwo ukaba ubwoko bw'Imana bugize gute bwuzuye. Ubundi hari umuntu ureba, wamureba ukavuga uti uyu ni umukongomani, ataranabikubwira ukabona niwe ugize ute wuzuye. Hari n'umuntu witegereza wenda yavuga avuga uti uyu ni umurundi ugize ute n'utuzuye, burya aragaragara iyo avuga. Hanyuma hari n'umuntu wakureba akavuga ati uyu ni umunyarwandakazi, ubonye nk'ifoto ye uyu ni umuki, ni umunyarwandakazi ugize ute wuzuye. Nicyo shaka kuvuga, ni umunyamerika ugize ute wuzuye, ni umwongereza ugize ute wuzuye. Impamvu aba yuzuye ni ibimenyetso mu buryo avugamo n'ibyo akora bigatuma babona ko yuzuye. Noneho ndashaka kubabwira ngo natwe tuba ubwoko bw'Imana bugize gute bwuzuye. Haleluya. Izi nkuru za Morodekayi na Esiteri harimo amasomo menshi, harimo n'ibyigisho byinshi umuntu ashobora gukuramo, ariko uyu mwanya ndifuza kukubwira ngo ugira ubundi bwoko, ugira ahandi hantu barurizwa. Mureke mbabwire, kubarurirwa muri iyi si yonyine ukaba umunyarwanda gusa, ukaba umukongomani gusa, ukaba umunyamerika, ukaba umwongereza, ibyo gusa ndakurahiye ni ibintu bigira agaciro bikagira umumaro, ariko muri bike. Ariko kwitwa ubwoko bw'Imana ni ibintu bigira umumaro muri byose, kuko ubwoko bw'Imana iyo ari abantu bitwa ngo ni ubwoko bw'Imana kandi koko bukaba ikintu Imana ihita ikora cya mbere ni ukubwibaruza, ni ukugira gute, ni ukubwibaruza. Ubu mubona tubayeho gutya kwitwa abanyarwanda ku gisekuru cya buri wese, hari ahandi hantu tubaruye. Niba babwira ibimenyetso by'abafite ahandi hantu babaruye, babwira uko bagenda, babwira uko bitwara, babwira ubuzima bwabo, urasanga ari abantu batagira stress, nta bibavuna, nta bibaremerera, nta bibagora, kuko bafite uwabibarujeho kandi ufite ubushobozi. Leta ezetayi uruta data upfa, uruta data ufungwa, uruta data umugara, data urwara, mama unyihakana, mama unjugunya, nje kukubwira ngo hari undi muntu wakwibaruzaho kandi akagukurikirana. Hari igihe ibintu byacu bicanga abantu, ariko nta yindi mpamvu, hari ahandi tubaruye ntibanakatuye, hari stress bajya batujyanamo. Haleluya. Iyo ngeze ahantu havuga ngo kubarurwa, Mana bitabikurura, hari abantu baturushya, gira gutya, jya kurega, jya guhangana, haguruka uhangane, bajye batubabarira, turabaruye, twaribaruje. Kandi iyo twibaruyeho izi guhangana n'ibyo duhanganye. Haleluya. Ubundi gahunda ni ukwicara akagereka akaguru ku kandi, ntamenya aho ngaruye, nabo bagakurikirana ubuzima bwanjye, ibindi ntibinde. Ngo akarenge kamwe ngo mpore muri riba, kandi ngo mpore muri polisi nirwe nsengereza. Nateye ivisi iyo minota yo gutonda, nateye ivi. Haleluya. Erega iyo wateye ivi ibikemukira muri polisi ihita ijyayo, kuko Imana na polisi barakorana. Ebikandole kaya Imana na ribu barakorana, Imana n'ubutegetsi barakorana. Buri kibazo cyawe imenya aho izagikemurira, kuko ntabwo ari njye ushinzwe kwirwa n'ibungana amadosiye yanjye. Turabaruye. Haleluya. Iyo nujujwe cyane hari igihe mba meze nk'uri kwirya, ariko ni ukuri ntabwo mbabikora. Imana yandi iminwa nk'itatu nkajya mbisohorera, akureka nihangane n'uyu yampa. Turabaruye, turabaruye. Nimba hari abantu bantera intimba, n'abantu batabaruye, babaruye mu itorero, babaruye mu gihugu, babaruye
ukabyisasira ukabyiyorosa ukabyisegura ukaryama ugasinzira nta zindi protokole hafa kuko ubwoko bw'Imana bishobora kukubera ibibodygard ukabigendana bikado bimwe bigahagarara ha ibindi hano ukumva ukagenda urinze kuko ubwoko bw'Imana byonyine nicyo abantu babuze urebye abantu baravangavanze mbese hari igihe abametisi mujya mubumva mbese niba ari abazungu bapfobye niba sinzi ukuntu umumetisi ajya gusa n'umuzungu ariko nanone wareba ukabona siwe yego mbese ubona muri aka gakiza abantu bavangavanze ni umukirisitu ni umupagani nimugoroba aba yarakijijwe mu gitondo yabivuye mbese ntawamenya ariko ubaye ikintu kiri ukaba ubwoko bw'Imana utavangavanze n'ibyo bitatsubura ntabwo wakongera kubibura mbibutse ko bitatubuza kugira ibibazo turabigira ariko Imana ikabituyoraho ikabyikorera yego rata ariko iyo utabaruye ubyikorera kandi ukaba wakikorera ibintu byo muri iyi duniya bazabigezayo ndakurahiye njye sinabivamo haleluya hari abantu bajya bambaza ngo abana batanu muri Kigali ubarera gute njye nabivamo ibyo nabafashe nkabaha Imana ubu koko nabashobora nasara ariko kuko mbwira Imana nti nabawe haleluya iraza yarangiza ikanyuzamo ibyo kubatunga muri make amaso yanjye ni hariya ariko mbikoreye nkabareba ni kwa kundi abantu basara mbibutse ko hari ibisazi bigaragara n'ibindi biba bipfundikiriye ahantu kandi buryo ujya gusara hari ibisazi biba ari bishyashya rero ukabona ko bitangiye koko mbwiye umuntu wivugisha muri ubu buryo ubu ntiba byatangiye kuza turashimira Imana ko hari igihe bifunga ikabifungira nawe ikabifungira ikavuga turi muguma ntawe utabigira ntawe utabigendana ahubwo nuko aho biri hafunze burya nawe ihafunguye wamera nk'abandi bose ahubwo ujye uhora uyiha icyubahiro haleluya ubu bwoko bw'Abayuda Moridekayi yaratesetse ateseka ziriki ko tubarariye Hamani mureke mbabwire mu madosiye uzagira muri iyi si uzirinde kugira dosiye yo kuramya izindi mana ariko nugira dosiye yuko waramije Uwiteka iyo ngiyo uzagende wiryamire wizigure nta ngaruka igira uyu mugabo yanga kugira gute kubararira umwami Hamani yanze kumwubararira ararakara ariko abantu bakunda icyubahiro bagakabya basa abantu bagiye bajyaniraho icyo bafite Imana igeze imbwira ngo mu bintu binteye guhaguruka hashize imyaka nk'irindwi guhagurukira abantu banjye urebye hari igihe duhagurukira tukabeshyera abazimu ngo mpagurutse kubera icyubahiro cyanjye bajyanye umuntu yasengera umurwayi yakira ati ni njyewe biriya bintu byanga kuba umuntu yabwiriza abantu bafashwa ati ni njyewe umuntu yasengera umuntu ufite ikibazo cyakemuka ati ni njyewe Imana ikunda icyubahiro aho kugira ngo ikibure yakubika isi nimba uri umuhanga ukaba uri umunyabwenge ujye uhora ukiha kandi nukurikize gute biragikwiriye mureke mbabwire hari abantu banashaka ibyubahiro wanamureba ukabona icyo ashaka ntikinamubereye hari n'ucyaka ukabona ko wanakimuha ukabongera n'ikindi ariko uyu mwami icyubahiro ashaka aragikwiriye n'ukuri utinya umwami wabanje ijuru nta muntu bari kumwe nta muyedi yari afite nta n'umuhereza nta n'umuntu n'umwe wari uhari ahanika ikirere abikora ari wenyine isi ngo nta kintu cyabaga amazi arayategeka wari wabona harenga kereka iyo yayatumye burya iyo yayatumye ijya gukora akazi ariko itayatumye yarabwiye ngo muguma itegeka inyoni wari wabona inyoni igendesha amaguru gahunda ni ukuguruka wigeze ubona se ifi wari wahurira n'ifi mu muhanda ni mu mazi ibintu byose uyu mwami arabitegeka hanyuma birumva agira izuru tijyaho zuru rirumva wigeze ubona ryimuka kuva yarishyiraho nimumuha icyubahiro
aragikwiriye. Abayuda barahigwa biturutse kuri nde? Kuri Moridekayi. Hanyuma Hamani wabarushaga amaboko. Ngewe hari abantu bambabaza, njya mbabazwa n'abarokore bahora na toroma. Uzi ko abarokore mugira ubwo bukagira ngo Imana nta kibamariye? Ubundi Imana yawe idashoboye guhangana n'iminsi urimo n'ibihe, ukaba ufite Imana itabibashije, uzayimukeho ujye ku Mana ishobora byose. Imana, kuko Imana twe twizeye ni Imana yitwa ishobora byose. Iyo ivuze ngo ibintu byose birumva, kandi yitegetse ibintu byose birakomera. Ibintu byose ngo byabayeho kubw'ijambo. Ibi bintu mubona abantu biyemerana ngo ni abanyabwenge, bo babikoresheje amaboko, ariko ni ijambo. Urumva hano bitandukanye, ni abanyabwenge bashyizemo imbaraga baratutubikana biyuha kuyo, ariko we yaravugaga ngo ni ikibeho, kigahita kibeho. Haleluya. Hanyuma ngo bahagurukirwa n'amaboko akomeye, buri wese agira amaboko ye amuriho kandi akomeye. Ngo barabarwanya kugeza ubwo Hamani ahabwa ubushobozi bwo kurimbura Abayuda. Umva ikintu ngo cyari gitumye barimbura, ngo nuko ibaze umuntu umwe wenyine agucumureho urangize bene wabo. Bari abantu ubanza n'ibwami ntawe habaga usibye Moridekayi, nawe yabaga hehe? Ku marembo. Bari abantu baciriritse, nta fande bagiraga, nta mudugudu bagiraga. Bari abantu b'abanyagano b'inzererezi, bamwe bashobora gupfa ntagire ubavuganira. Ikintu bari bacungiye ni ukuba ubwoko bw'Imana. Nimureke mbabwire, kubona umuntu ufite telefone mu ijambo ry'Imana ntimugakabye. Uri kuri chat, telefone waguze yawe wirirwaho ukararaho no mu rusengero. Ibi bintu si ugukabya. Hanyuma uze kubwira Imana ngo wiriwe mu rusengero, iri bukubwire ko wiriwe kuri telefone. Nubona tugeze muri uyu mwanya, ntukabone ngo nemere tuhagaza, ujye umenya ngo ni nyakubahwa waje muri ngewe ari kuvugana n'ubwoko bwe. Hanyuma mujye mumwubaha mu kuri kose. Kujya kuri telefone gusinzira birabujijwe. Kora icyakuzanye. Burya babazimu babandi muzi babandi ntibajya basinzira, ntibanarangarira muri telefone. Iyo bari mu materaniro baba bari mu kazi, bashishikaye. Nawe nuza aha hantu ntuzahapfobye ngo kuko ibyo uhakura bitagaragara. Uko biri kose hari ahantu wabikije n'intambwe wateye, Imana yazibaza. N'amashuri bukome Imana irayabara, n'impundu uri buyivugirize Imana irabibara. Haleluya. Bahagurukirwa n'amaboko akomeye, buri wese agira amaboko amuriho. Nanjye afite ayanjye amaboko agize ati akomeye. Hanyuma Hamani ahaguruka yumva yuko uko biri kose ari bubabashe. Uko biri kose hari uwakorema akavuga ati uyu nguyu namuteruza agahera. Uyu nawe akagufata nk'umuntu yateruza iki? Ariko nimureke mbabwire, nimba hari abantu utaterura ngo bashobora, ni abantu bitwa ubwoko bw'Imana ishobora byose. Yaka uburenganzira umwami bwo kumara Abayuda. Umwami arabumuha n'ukurakuramo impeta ye, kandi amwemerera ibiguzi. Buri kwezi ati nzajya nguha ibice by'ifeza mu bubiko bwawe, nzajya mbihashyira. Umwami amuha impeta, bivuga ngo birarangiye, ni kashe. Maze rero agenda na confidence, aravuga ati ndi bubamare. Reka mbabwire, kimwe kimbabaza iyo abasatani nabo bakorana bari bazi uwo uriwe. Iyo abantu bari bazi ubwoko bw'Imana, bagabanya ubugambanyi ku bantu b'Imana, bagabanya ubugome, bagabanya imipangu. Hari abantu byo bambabaza. Iyo nibutse umuntu udutunga urutoki ibintu Imana imukorera, hari abantu bantera ubwoba. Ngiye umuntu witwa umuntu w'Imana, waba uri mwiza, nta metero ngira, nta kintu mpimisha abakijijwe n'abadakijijwe. Umuntu witwa umukozi w'Imana, umuntu witwa umukristo, usibye ko n'usanzwe ugomba kumwubaha. Umuntu wese Imana yazanye ku isi, numubona yaba umusinzi ujye umubabarira, umwubahira icyo umwubahira.
none se kwimwubaha kurinda impanuka we si kwimurinda uzimurinda iki? yaba ari umusambanyi, yaba ari umwicanyi, yaba ari umugome, uwo ari we wese umuntu Imana yazanye ku isi ujye umwubaha. ariko nugera ku mukozi wishobora byose, yaba ubivanga yaba ubivangura, ujye umwubaha. Haleluya! kubera ko n'Imana ubwabigira gute? irabubaha. hanyuma uburenganzira arabuhabwa, atangira gahunda yo kujya kubishyira mu bikorwa ngo abayuda bose bapfe. ngo bandike inzandiko, buri wese afite urwe, buri wese agira urwandiko, izo wamenye n'izo utazi. inzandiko zakwandikiwe ntazuzi. reka mbabwire, hari ibintu bitatu Imana yambwiye, ndavuga nti imisuko mu bintu bankoreye abantu n'ibyo babikora Mana koko burya babikora. buri wese afite urwandiko. abayuda barabimenye ko bari bupfe, ariko hari inzandiko wandikiwe utazi. zirahari. Imana irambwira hashize amezi 2, irambwira ngo mu ntambara Satani yaguteje hari urugamba nkurinze, dutega amatwi kuko ubona ndi nyanda rwemeye. irambwira ngo bari bagiye gufata ifoto yawe bakayihuza n'umugabo, bakabikora bakaberekana muri gusambana, bakazayishyira ku mugaragaro. ini Yesu we, ini suko ibyo bintu babikora koko. babikora bene gahidi, bene gahidi. ngira Imana ni mu ntambara wanteje, mu byago nahuye na mu bigeragezo wanzanye, uzambabarire icyo ngicyo ntuzakire. ubwo nabwo abari kurwandika barahari, buri wese afite urwandiko. uba hari abari kurwandika bahurira mu mahoteli bakarwandika bati tuzabinyuza aha, tubicisha aha, wowe uzabidukorera, tuzaguhaya. ni urwo rwandiko navugaga. hari urwo wandikiwe uzi, hari n'izo mutazi, ariko ubwiza nzandiko ngo barazandika. buri gihugu cyose gihabwa urwandiko, kandi buri gihugu n'ururimi, bakandika mu rurimi rwabo, ariko bazandika Imana izi bireba, baziteguriye iri kubibona, barabyuzuza iyo ireba. ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko muhanye nawe, ngo ariko hari igihe nzabirunda ngo mbishyire ku mugaragaro byose uko bikurikirana. ndakwinginze nkwifurije kuba ubwoko bw'Imana. Haleluya! ngo Moridekayi aza kumenya iyo nkuru, amenya yuko abayuda baguzwe, amenya ko bagiye gupfa, ngo yambara ibigunira, akuramo imyenda yambara ibigunira, anyura ahatanyurwa, ashishimura imyambaro ye, atangira gutaka. mureke mbabwire, iminsi yose ntukayifate kimwe. igihe turimo hari imyanzuro dukwiye gufatira ubuzima, hari imyanzuro dukwiriye gufatira ubugingo, hari imyanzuro abasenga dukwiye gufata. reka nkubwire, dukwiye kwitandukanya, tugashyira ivi hasi, tugatakira Uwiteka, kuko abayuda bapfuye rubi. haleluya! ngo bamaze kumenya ngo ko hari umuyuda wose kuva ku muto kugeza ku mukuru bagomba gupfa, ngo barasenga. sinshaka kwinjira muri byinshi, ndashaka kwinjira ku ntego y'ijambo. ngo ariko Esiteri atuma ku bayuda, abwira Moridekayi ati dore ikintu ugiye kunkorera, ugende uteranye abayuda bose barishushanya musabire, hanyuma dusenge iminsi 3 tutarya tutananywa. haleluya! ujye wishinga bagashize, nyamara nimushaka musenge. kandi hari ayo kwiyiriza ubusa, hari n'ayo kurya ntacyo. amasengesho y'uburyo bwose, ntukagire ubwo wishinga. buri wese yahamagawe ukwe. wavutse ukwawe, uzajya mu ijuru wenyine, none tuzagenda wenyine. mujye mutinya ahantu tuzajya, nta muntu tujyanye nawe. ujye utinya ahantu uzajya mu rukiko, nta bantu baguherekeje ngo bumve imyanzuro. utinya ahantu uzahagarara wenyine. njye ndumva nabwira Kristo muri iki gihe ngo nimuze dushebeke, kuko birakomeye. ariko ndashaka kugera ahantu babwira ngo hari ubwoko koko utavumika. sifa kwa Mungu. amen. ngo maze ngo musenga yitatu musabire. ugiye gusenga byarananiye, byarakunaniye, ariko ubwira Imana ibigushoboze.
kubera ko abadayimoni baguhiga bo ntibananirwa, ntibacika intege, ntabwo bacogora, barakomeka no mu nzira mwanzanye mwararanye n'aha bakuriho, kandi baragira ngo upfirwe ubusa, ariko mu ijuru dufite iki? Dufite Imana. Ngo maze barasenga amasengesho y'iminsi 3, bararira baraboroga, barira abayuda bene wabo batakira Imana. Reka mbabwire, aba bayuda nta ruswa bari gutanga, aba bayuda nta muvugizi wari ubarimo, aba bayuda ntabwo binjizaga. Reka mbabwire, nta kintu bagiraga ku buryo niyo bapfa bagapfa muri icyo gihugu ntabwo bari guhomba. Unyemerere unyumvire abantu bashobora gupfa igihugu ntigihombe. Uhita ureba aha icyiciro, buriya bari mu cyiciro cyatangaje cy'ubudehe, mbese uhita ubanyumvira abo bantu. Ariko ikintu bacungiraga ni uko bari ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Impamvu Moridekayi yatinyutse imbere ya Hamani nta kindi yari afite, yari ari imbere y'umurusha amaboko, ariko nuko yari ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Ngo imigambi ngo barayuzuza, ariko burya Satani si upanga wenyine, apanga uburwayi, Imana igapanga imiti, apanga gereza, Imana igapanga imfunguzo zo kuyikinga, apanga gupfa, Imana igapanga kubaho, apanga kukwandagaza, Imana igapanga kukwandurura, apanga kukuniga, Imana igapanga kukurinda, apanga we. Ariko ntukicara uvuge ngo niba upanga wenyine, nta muntu upanga kurusha Imana. Haleluya. Ariko ukuntu ngo batabawe bari kwitegura ubanza, bari kwiyeza, kuko nta maboko babonaga ari bubakize. Kumva ngo umwami abura ibitotsi, nje kubwira umuntu uvuga ngo Imana yaramwibagiwe, nje kubwira umuntu uvuga ngo Imana yaramutaye, nje kukubwira wowe uvuga ngo Imana ntizi ibyawe. Ndashaka kuvugwana n'umuntu wamaze kwikatira burundu. Ndakubwira wowe wicaye muri iri teraniro, kwizera kwawe kwarangiye, ugatangira kumva yuko no kuza hano uza ntacyo uje kumara. Nje kukubwira ngo Imana ikwigaho buri munsi, nje kukubwira ngo Imana igutekereza buri munsi. Mureke mbabwire ibintu numvise iri joro. Hashize iminsi 2 hari ikintu nari nakorewe, mbwira Imana nta muntu turi kumwe. Ndayibwira ngo kuki ukomeza kurebera ibyo nkorerwa, kuki urebera runaka, ukarebera runaka, agakomeza kunkorera ibi, ubu uri hehe? Iri joro saa 9. Haleluya. Iyirebera bari kukugira umusazi, iyi kurebera bari kukwica, ariko nta na kimwe cyakubayeho. Ndayibwira Imana, ibyo uvuze nibyo, kuko ibimenyetso narabibonye. Babarira, navuze iby'ubupfa. Aho ntumeze nkanjye muri iyo minsi, Imana ntabwo yidorereze. Imana itabaye maso, indege mu kirere zahubuka, ubwato bwakibira, mu mihanda bagashira. Ngo korona ntabwo ari agapfukamunwa kaba katuriho, tuba dufite agapfukamunwa n'agapfukamazuru n'agapfukamutwe, ahantu hose tuba dupfutse. Nta cyabaye, aka gapfukamunwa nta cyabaye. Menya ngo Imana yacu turabana. Itaturebye iminota mike, itaturebye kwaka tugashi, kuko Satani byo kuturangiza bicura buri munsi. Ndayibwira nimbabarira, nturebera. Intaha narakubonye ko iyo urebera byari gukomera. Imana yacu ntabwo irebera, ntabwo irebera, ahubwo ujye utegura ishimwe n'amasengesho yo kuyishima. Ntirebeye ngo umwana muri bitotsi, nje kukubwira ngo Imana iri kukwigaho. Erega ibikorera ahatagaragara, kandi ibyo dukorera ni surprise, ntijya kunkorera. Njyemba numva hari ibintu Imana igiye kunkorera, ndabyumva ko sinzi aho bizaca, icyangwa ukizera. Umwana muri bitotsi ngo aryamye, habyukana igitabo cyitwa icy'ubucurabwenge. Nje kukubwira ngo turabaruye. Wibaruze ntawe,
yacu kuko yatwibaruye. Ngo azana igitabo cy'ubucurabwenge. Ndashimira Imana ko twanditse. Ngo arangije ararambura. Buri wese agira page ye. Dare buri wese afite page ye. Yawe ntiragerwaho. Uragerwaho ararambura umwami. Burya Imana ihora irambura. Ngo arangije umwami arabaza. Ngo niko ngo uyu Moridekayi isomye. Ujya ngo izina ryawe izarirenga. Izina ryawe ntabwo izarirenga kuko igitabo ntawe ikibikije. Iyo ikibitse abantu. Iyo ikibitse abantu iki gitabo. Bari guca amapaje yacu ndakora hirya. Umuntu yari kukwanga agahita yica. Ukwanga akayica. Bari kuzikatagura. Wari kuzishaka ukibura. Ariko iki gitabo kibitswe n'umwami wacu. Nahazi kuba. Ngo umwami arabaza ngo niko. Uyu Moridekayi wamburiye bagiye kunyica. Hari ikintu yaba yarakorewe. Kubw'ibyo nakoze. Bavugira rimwe bati ntacyo. Burya abantu barakuzi. Barakuzi ko uri umushomeri umaze imyaka 10. Barabizi ko urugo rwikoreye ku mutwe. Barabizi ko wambara bagukubura. Baratuzi. Ntacyo. Ntabwo yabaduteje humura. Yagiraga Imana mwiza ntabwo bazabimenya. Reka ugaburirwe nawe uzagaburira abandi. Reka wambikwe nawe uzambikwa abandi. Reka utabarwe n'abantu nawe uzatabara abandi. Reka bakuvuganire uzavugira abandi. Baratuzi rero bavugira rimwe. Bavugira rimwe baravuga bati ntacyo yakorewe. Umwami aravuga ati koko ntacyo yakorewe. N'ibintu yankoreye. N'ukuntu yantabaye nari ngiye gupfa. Umwami aravuga ati uri hanze n'indi. Bati ni Hamani. Ntugasabire umubisha wawe apfa. Ntagapfe Mana. Ntagapfe azareba abakobwa bawe. Ntagapfe. Azashyingirwa reba. Abahungu bawe. Azashake. Ntazapfe. Uzabanza ubona akazi. Ntazapfe. Uzabyara bibone. Urugo rwawe ruzubakwa birebe. Ntazapfe. Ntazapfe. Akoze ukuntu ubuhombe. Kujya n'Imana yabihombe. Niyo mpamvu ibareka. Ntibagapfe. Ariko uzi ko ibyo bakubonaho byabatera guhinduka. Uzi ko ibintu bakubonaho byabatera kumenya Imana yawe. Uzi ijambo Imana yambwiye. Yarambwiye ngo impamvu ndinda abanyabyaha. Ubwo tuba twavugana. Ntayibaze ni nk'uyu amaziki. Mbabarira umbwize ukuri. Mbwira uwa Mana umva nyibaza nk'umuntu datandiye inyama n'amaraso ikansubiriza mu bwami bwayo bwera ikansubiriza nkanyakubahwa kandi nkahita numva. Mbwiza ukuri uyu murozi ucurika kancurukura. Uyu muntu ntigungenza. Uyu muntu udashaka ko abana banjye biga. Uyu muntu wirirwa nkubitisha inkuba yari yankubitishije inkuba ari ku manywa ndi mu gikoni. Ku manywa y'ihanga mpagaze irakubita. Ariko Imana igira amaboko. Hanyuma nk'uyu umumaziki irambwira ngo impamvu ndinda abanyabyaha. Imana ihabwa icyubahiro kuko mu banyabyaha natwe turimo. Natwe turimo. Ujya ngo hari icyaha kinini n'igito. Yiwe rero ubwo siyo nyibwita ariko Imana wagiye ubaniga koko byacanze. Ubwo se simba mbaye umunyabyaha. Ibanigira iki? Nanjye mba nabayewe nanjye ndabifite. Mubo yihanganira nanjye ndimo. Nihabwe icyubahiro. Bazabera hari n'icyo navugaga. Maze ngo ni Hamani uhari. Mbega we kandi uzabatumire. N'ubu hari abantu nzatumira. Uti habaye habe caceko. Nzakubwira. Ariko ibirori byo muri anniversaire bisa nigeze nyikora. Sitiyo nakoze nkorewe na Sharirene ibirori birahari. Kandi tutarapfa ibirori birahari. Yambwira abantu ngo ibyo utabonye uri umwana izabiguhura umukobwa. Ibyo utabonye uri umukobwa izabiguhura umugore. Ibyo utabonye uri umugore uzabibona ushaje. Utishaje amenyo yaravuyemo izatera amayandi. Ubu sizabe impamvu imaze kiri umukecuru. Ubwo sifata amazi gakoramo umuntu yananirwa gufata umukecuru ikamugira umujene. Ntiyafata umusazi ikamugira ibogari. Byose bituruka mu kuboko kwayo. Vuga ngo amenyo yanjye niyo azabihekenya sayo. Haleluya.
Hamani ngo araza ariko ari gusubira mu ikote atayigira neza atubwo amagarada agiye kwiyongera. Nimba hari abantu bambabaza ni abantu bakeneye kuramira mu byiza batubaha Imana bantera agahinda. Hamani wari ugiye kumara abayuda ati ubwo ni promotion yanjye. Mwari muzi ko hari abantu bazi ko ibyiza byose ari babikwiriye. Hari abazi ko aribo bakwiye kwambara neza, hari abazi ko aribo bakwiye kwicara mu ngo nziza, nibo bakwiye kwicara muri za biro, nibo bakwiye gushyingira no gushyingiza. Oya ibyiza ntawe bitabera, nawe bizakujyaho babishaka batabishaka. Ukuboko kw'Imana yikurambuye ihaza ibyaremwe byose. Ngo murade Hamani araza imbere y'umwami. Umwami aramubwira ngo niko Hama icyo iwe umwami akunze kubaha akorerwa iki? Aravuga ati uwo ni iki? Aravuga ati cyambere avuga impeta y'umwami, avuga ikamba ry'umwami, avuga ikanzu y'umwami, ariko avuga ikindi kintu gikomeye, avuga n'ifarashi y'umwami. Ariko avuga ijambo ryanteye ubwoba. Hari abantu bihanurira, aravuga ngo bagashaka ukomeye muri bo kandi ukomeye yari we. Vuga ngo Imana izi kujyanisha. Bagashaka ukomeye muri bo kandi ukomeye yari we. Imana izi kubihuza. Imana izi aho wicaye ntiyakwitiranya amazina, izi aho utuye, izi ahantu utaha, izi icyifuzo cyawe, izi kujyanisha. Ngo bagashaka ukomeye muri bo kugira ngo Imana ibihuze. Maze ngo avuga ijambo ritunguranye nk'iry'Imana ije kuvuga. Amen. Uzi ko Imana izabatungura? Bazatungurwa ubayeho kandi bazi ko wakatiwe. Bazatungurwa utabawe, bazatungurwa nikurengera, bazatungurwa uvuyemo ibyo batifuza n'ibyo badashaka n'ibyo batateganya. Bazatungurwa. Kera kubera ukuntu nari imeze, nigeze njya mu mujyi narabaye uyu. Ahantu nakoreraga kera narabaye nta mfite kasharirene njya kudoda ngahetse ngenda gutya ameze nk'umuntu uzapfeje. Umuntu rero twakoranaga yaragihara arambwira ati ni wowe buryo wavuye nk'umuntu. Bishatse kuvuga ko yanze ko ndi n'umukobwa yari kundambagiza ati akakobwa kakariya sinakemera. Ni wowe wavuye nk'umuntu, ntabwo yari azi ko nabikize. Burya nawe reka nkubwire ntawe ukuzi, n'uwo twite ntawe umuzi. Ni nayo mpamvu ujya witonda, ujya witondera umuyaya wawe, wasanga ejo bundi uzaba umukozi we. Ujya witondera umwana, ujya witondera umukaka n'ugutwaza, ujya witondera interisenke usanga ku mabanke abantu baciritse. Ujya witondera, ujya witondera abazunguza babandi binjira mu gipangu bazanye inyanya. Ujya witondera kandi nawe bajye bakwitondera nanjye nkwitondera. Ujye nyubaha nkuba kuko nta muntu uzi ubutabazi bw'umuntu aho buzamo. Imana ivugisha umwana avuga ijambo ritunguranye, aravuga ngo ibyo byose uvuze hatabuze na kimwe ubikorere nde Morodekayi. Hari igihe abana bavuga ngo dore igikuta kimufatire, ibyo byose ubikorere nde Morodekayi. Mbega ijambo riteye ubwoba. Morodekayi wakatiwe, Morodekayi umupagasi, Morodekayi umuzamu, Morodekayi washakiye igiti. Morodekayi nihuse kuko iryo somo ari ukwaryo. Ndashaka mbabwire ukuntu abayuda batawawe, mubwire ngo ndashaka kuba ubwoko bw'Imana. Mureke mbabwire, Morodekayi yatemberejwe na Hamani, amutembereza umurwa. Abantu buriranaga indege na Hamani bagiye muri misiyo, bakajya babona Hamani aragenza amaguru avuga ngo dore umwami akunda kubaha. Ubundi Imana yije uhita uyitandukanya na rubanda. Imirindi y'Imana n'iy'abantu biratandukanye, imvugo y'Imana n'iy'abantu biratandukanye. Ikintu Imana yakoze igikora mu buryo budasubirwaho, ku buryo ntukibonye nta cyitiranya n'igikorwa cy'umwana w'umuntu. Kubera iki? Burya niyo mpamvu ibirunda iyo ibona umwana w'umuntu yabikemura ibiretse kubikora. Uburwayi buvurirwa kwa muganga irakureka ukajyayo. Iyo urugamba rutarakomera iravuga iti no mu miryango babikemura. Ariko iyo bimaze kunuka, bikanukira abahisi, bikanukira abagenzi, ukabiciro ry'imigani, ujya umenya ngo mwenyewe witwa mwenyewe ahita yimanukira. Haleluya. Kuko
yabivuze. Uwo mwana akunda kubaha nuko bamugira agatunga urutoki rwe. Moridekayi, Imana ikora ibintu birenze ibitekerezo byacu ndetse n'ubwenge. Burya ibyifuzo ufite ubaraga umuntu, Imana niza kukurengera izakora nk'Imana. Usaba bikeya bitewe no kwizera guke, ariko yo niza izakora ibyo utatekereza. Moridekayi abaho, umwami yavuze ijambo aravuga ngo kiriya giti bari bagiye kumubambaho nimukizanire Hamani, imitungo ya Hamani nimukizanire Hamani tukimumanikeho. Baramumanika imitungo ya Hamani yose yandikwe bayibahuze kuri Esiteri na Moridekayi. Hari umuyuda nimuhindure iki? Muhindure itangazo muvuga ko hari umuyuda hose abayuda bagomba kubaho. Mureke ndabwira ikintu gikomeye, abari abayuda bumvise gupfa hari abahise bihindura. Haleluya. Mureke mbabwire, bamaze kumenya ko abayuda bashize, bamaze kumenya ko bose barangiye, bikuyeho ishusho y'ubuyuda bigira ubundi bwoko kubera iminsi basohoye, bikuraho ibibaranga nk'abayuda, bikuraho ibiberekana nk'abayuda. Niko agakiza nk'uku kameze. Abantu biyamuye ishusho y'ubukirisitu biyomekaho ibindi bintu kuko babona kataye agaciro agakiza. Ariko mu minsi itari myinshi umuntu ukijijwe neza ubwoko bw'Imana iyi minsi izamugaragaza. Nje kukubwira ngo ibyo wiyomoyeho wongere ubyiyomekeho. Ishusho y'ubuyuda uyigendana. Nubwo kwitwa umukristo bimeze, uzi kwitwa umukristo muri iyi minsi bitera iseseme abantu. Si nko kwitwa umukozi w'Imana, iyo batubonye benda kuruka. Mbega kwitwa umupasiteri n'umushumba ni akaga gakomeye. Ntacyo birakomeye, ariko iyi shusho ntuzayiyamure mu gihe kitari kinini, mu gihe gitoya umukristo azamenyekana kandi agaciro k'umukristo ntikazarangirira. Amen. Nubwo kwitwa umuhanuzi biteye isoni kubw'iminsi bene wacu baraduhemukiye, kwitwa umupasiteri bikaba biteye isoni, no kwitwa umushumba bikaba biteye isoni imbere y'abantu kubera bene wacu bandujije izina. Ni muri gumane rigiye kumenyekana, igira agaciro mu minsi iri imbere kuko bene abo bantu hari ikintu Imana ije gukora kandi amashanya azakireba. Hari ahantu abantu batazatambuka, hazatambuka abakristo n'abantu Imana ifiteho umugambi. Imana iturengere. Mbabarira ugumane isura yawe, hanyuma ngo bikuraho ishusho y'ubuyuda. Ariko igihe cyo gutabarwa kw'abayuda kiragera. Cyarageze abayuda bagira agaciro kugeza ubwo babazaga umuntu muri bwoko ki ndi umuyuda, amasheki ndi umuyuda, n'abatari abayuda ndi umuyuda. Bishatse kuvuga ngo ntabwo ari uko bizagera. Tujya mu rusengero n'abajyayo nabo ntacyo byabamariye. Sabashane mu bivuge mu minsi mike bizagira umumaro. Pasiteri si bari abanyamitwe. Mureke mbabwire, ubukirisitu buzahabwa agaciro ntabwo impanda izavuga. Iki gisuzuguriro n'igitutsi cy'igituri kuko hari ukuntu Imana izabigenza. Abayuda, hanyuma abayuda bahabwa agaciro. Esiteri abaho na Moridekayi, Hamani na famiye yose barapfa. Ndimo ndasoza, ndashaka kukubwira ngo wibaruje. Turi ubwoko bukomeye, turi ubwoko butuye ahantu. Umwe baravuze ngo ugende uvumira Abisiraheli, ngo agenda ajya hirengeye ngo bavume, ngo ariko aritegereje arebye muri bo ngo munahabunzemo intare. Arangije ngo abibonye haravuga ngo mbega abantu we, ngo arabitegereza ngo icyapa hazapfa nk'uko aba bantu bagize gute, kuko Imana ibabamo ni Imana y'amaboko. Nje kukubwira ngo turi ubwoko bukomeye, twaribaruje, niyo mpamvu tutagira toroma. Abantu bibaruje kuri uyu mwami ntibahangana. Nubona umuntu yahanganye ukabona umuntu arahangana nk'utagira umuhanganira, ujye umenya ngo ntaho abaruje. Ikindi abantu babaruje ku mwami ntabwo bagira ubwoba.
kuko reka ngira ubwoba bw'iki, ngira ubwoba bw'iminsi n'ibihe, kandi uwo nibarujeho ategeka iminsi n'ibihe. Ashatse yavuga ngo zuba bituvamo imvura, mvura avamo izuba. Ashatse yavuga ngo kwa 10 nikuze mu kwa 2 kandi kugahita kubanguka. Yashaka akabwira kwa 2 ngo hita ugenda mu kwa 12. Ategeka iminsi, ategeka ibihe, ategeka ibiguruka, ategeka ibigendera ku butaka, ategeka abakomeye, ategeka arebando ezando, ategeka aboroheje, ategeka abize, ategeka abazungu, ategeka abirabura. Ari hejuru y'imyuka yose, ari hejuru y'imbaraga zose. Ni nyakubahwa. Hari igihe njya mukubitira isarutiwe nuko ntazi ndamwubaha. Njya kukubwira ngo ibaruze uri mu bwoko bw'Imana. Ubu bwoko urabaruye, ni ubwoko butuye ahantu, ni ubwoko bw'ubunyamugisha. Nta sitirese bagira kugira ngo babure ibitotsi, naho basonza, naho baba bari mu ntambara, naho barwara nta hahamuka bagira. Ariko kutibaruza dore induru, turapfuye turashize korona COVID-19 uzi induru abantu bagira. Dusigaye ducuruza 3 nubona wavugije induru uri umukirisitu ujye umenya ngo urakijwe ariko ntubaruye. Ariko koko murabona tudapfuye turashize, ariko ibi bintu bari kudukorera, ibi bintu leta idukorera, Yesu wana uteye ute ujye umenya ngo ntubaruye. Ndetse ugira ngo abantu barabitaha niyo bari gutaka bagira uwo batakira. Haleluya. Kandi uwo bataki arabatabara. Ubu bwoko Imana ibuda iba muri bo, aho barararana, aho birirwa barirana, naho turi mu rusengero turi kumwe nayo. Ndakwinginze mbabarira wibaruze. Umuntu wibaruje agenda nk'uwibaruje. Naho ndiho nabona ziko mundwa n'Uwiteka, esami byonye na byose ndama. Umuntu aherutse kumwe ngo akomashe wagiye kureka koko gutera merita iyo minota nakareze nateye ivi. Imana yabona ibizakemukira muri polisi kabinjanirayo. Undi bavuga ko Imana itagira ipingu. Imana igira ipingu, Imana igira panda, Imana igira abavoka, igira abametre, igira abadogiteri, igira isi n'ibiyuzuye byose. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo tuvugishije ukuri ubaruye. Wanyemerera ukabwira Imana ngo uhereye none umbarure. Haleluya. Ubone umugisha ku Mana, tesa kumbarura no kumakazi. Kumbarura se no kumigishoro. Kumbarura se no kungarurira umugabo wangu. Kumbarura se no kumpamushe. Kumbarura se no kumpinote. Kumbarura se no kumakashi. No kumpa abahungu n'abakobwa reka kubwire. Iyo ubaruye ujye umenya ngo uri mwenye Mana. Ese niba yuzuje nibyo uwo mwana. Mureke babwire buri gihugu cyose kiza umubare w'abaturage kandi bagenda bakomeza bakora amabarura kugira ngo barebe abiyongereye. Haguruka kubwira ikintu ngiye kubwira Imana. Bwira Imana ngo ndashaka kuba ku rutonde ntazakurwaho. Haleluya. Bwira Imana ngo ndashaka kuba ku rutonde. Bwira Imana ngo mbarura. Bwira Imana ngo afite ibyifuzo byinshi ariko mbarura. Ikumbarurire. Ikubarurane n'abo wabyaye. Ikubarurane n'igihugu n'itorero. Ikubarurane n'abahungu n'abakobwa bawe. Ntuzongere kugenda nk'utabaruye. Ujye uza mu rusengero ubaruye. Mana nziza, ibi biganza birambuye hejuru n'iby'ubwoko bwawe. Aba bantu bahagurukiye imbere yawe bakeneye kubabarura. Kutabarurwa kwabo bibateye ubwoba, kutabarurwa kwabo bibateye kwirwanirira, kuko batabaruye bibateye gutigiye n'umwanya, bibateye gupfa no gupfapfana,
biteye ubugingo bwabo kunanirwa. Mana barurira iteraniro, Mana barura abagabo, ubarura abagore, barura abakobwa, ubarure n'abasore, barura abakuru n'abato. Umuntu wese uri muri iri teraniro hari ibyaha bakoze kubwo kutabarurwa, ndabasengeye mu izina rya Yesu, ndabasengeye ngo nubabarure, mbabazi zawe nizibatwikire. Buri wese ataha zikicira abarizwamo, buri wese ataha yumva ko abaruwe, kandi ubabarure ubutazongera gusiba aya mazina. Ndabasengeye Mana, kandi ndongeye kubaririra, ubakure mu kaga no mu makuba. Ndabasengeye ngo ubarinde ibyago n'amakuba, ubahagarareho kandi ubimane. Ndagushimye kuko zigikomeye mu bugingo bw'ubwoko bwawe, tugukomeye mu mashyi cyane, tukuvugiriza impundu Mwami, kubw'ineza yawe werekanye mu ijambo mu izina rya Yesu, amen. Imana nibaha umugisha, mwikicara nimuzamure ibiganza, mbasabire izindi mbaraga zo kugira ngo mugume aho mwabaruriwe. Ibi biganza biri hejuru biri kuramburwa, bakurambura ibiganza bagusaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo bagume kuri iki gipande babaruriyemo. Mana ndasaba imbaraga zikomeye z'ijuru, umuriro w'Imana ubaganze, kandi imbaraga zawe zikomeye zikomeze kubagota. Mana turagushimye, Mana turaguhimaje kubwo umurimo ukoze mu mitima y'abantu. Turagushimye kubwo uburyo usutse mu mitima y'abantu bawe. Tuguhaye icyubahiro kubwo bagushaka mu metero kubonye. Mana ya Isaka na Yakobo, turagushimye kubwo abantu bahoye muri iri teraniro. Mana wa Isiraheli Kristo, turagushimye kubw'imigambi myiza umaze gusohoza ku bugingo no ku buzima bw'abo wateranirije muri iri teraniro. Tukongeye amashyi n'impundu, tukongeye amashyi n'impundu Mana, tugushimira ibyo ukoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, nimwicare. Imana ibahe umugisha kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Ndashoje, kandi Imana iha umugisha umushumba wanyu n'ukuru uba waturaritse. Hanyuma izi nyigisho muzajya muzikurikirana kuri channel yanjye yitwa Mama Charlene Official. Ushatse no kwereka undi muntu cyangwa n'ibindi biganiro biriho. Imana y'amahoro ibahe umugisha.